Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 9. Imana iburira Salomo. Nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami n'ibyo yishimiye gukora byose. Bukeye Uwiteka abonekera Salomo ubwa kabiri nk'uko yamubonekeraga i Gibeyoni. Uwiteka aramubwira ati: numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe wingingiye imbere yanjye. Nereje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Nuko nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga, ufite umutima ukiranutse kandi utunganye, ugakora ibyo nagutegetse byose, ukitondera amategeko n'amateka yanjye, nanjye nzakomeza ingoma yawe mu Bisirayeli iteka ryose, nk'uko nasezeranye na so Dawidi, nkamubwira nti: ntabwo uzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli. Ariko nimuteshuka cyangwa abana banyu mukanyimura, ntimwitondera amategeko n'amateka yanjye nabashyize imbere, mukajya gukorera izindi mana mukaziramya, nanjye nzarimbura Abisirayeli mu gihugu nabahaye, kandi iyi nzu nereje izina ryanjye nzayijugunya imve mu maso. Kandi Abisirayeli bazaba iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose, kandi iyi nzu nubwo ari ndende, uzayinyura imbere wese azatangara yimyoza ati: ariko niki cyatumye Uwiteka agenza iki gihugu n'iyi nzu bene aka kageni? Bazamusubiza bati: nuko baretse Uwiteka Imana yabo yakuye ba sekuruza babo mu gihugu cya Egiputa, bagakeza izindi mana, bakaziramya, bakazikorera. Nicyo cyatumye Uwiteka abateza ibi byago byose. Indi mirimo ya Salomo. Nuko hashira imyaka 20, ariyo Salomo yubakiyemo amazu yombi, iy'Uwiteka n'iy'ubwami. Kandi Hiramu umwami w'i Tiro niwe wahaye Salomo ibiti by'imyerezi n'imiberoshi n'izahabu, uko ibyo yashakaga byose byanganaga. Nuko iyo myaka ishize, umwami Salomo aha Hiramu imidugudu 20 mu gihugu cy'i Galilaya. Bukeye Hiramu ava i Tiro ajya kugenda iyo midugudu Salomo yamuhaye, ariko ntiyayishima. Aravuga ati: mbese mwana wa data, imidugudu wampaye ni midugudu ki? Niko kuhahimba igihugu cy'i Kabuli, ari nako hakitwa na bugingo n'ubu. Kandi Hiramu yari yaroherereje umwami italanto z'izahabu 120. Nuko iyi niyo mpamvu yatumye umwami Salomo atoranya abanyagihe, kuko bari abo kubaka inzu y'Uwiteka n'iye bwite, na Milo n'inkike z'amabuye z'i Yerusalemu, n'i Hasori n'i Megido n'i Gezeri. Kandi Farawo umwami wa Egiputa yari yaratabaye atsinda i Gezeri, arahatwika, yica Abanyakanani bari bahatuye, abaha umukobwa we muka Salomo w'indongoranyo. Nuko Salomo yubaka i Gezeri n'i Betihoroni yo hepfo, n'i Baalati n'i Tamari mu gihugu cy'ishyamba, n'imidugudu yose y'ingarama ya Salomo, n'iyacyurwagamo amagare ye, n'iy'abagendera ku mafarashi be, n'amazu yashakaga kubaka i Yerusalemu n'i Lebanoni, no mu gihugu cyose yatwaraga, kugira ngo yinezeze. Abantu bose b'insigarizi b'Abamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi, abatari Abisirayeli, abuzukuruza babo bari barasigaye mu gihugu, Abisirayeli batashoboye kurimbura rwose, abo nibo Salomo yatoranyagamo abagira imbata na bugingo n'ubu. Ariko mu Bisirayeli Salomo ntiyahinduragamo imbata, ahubwo bari ingabo zo kurwana, n'abagaragu be n'ibikomangoma bye, n'abatware b'ingabo ze, n'abatware b'amagare ye, n'ababagendera ku mafarashi be. Abo nibo batware bakuru bareberaga umurimo wa Salomo. Bose bari 350 batwaraga abakozi. Nuko umukobwa wa Farawo ava mu mudugudu wa Dawidi ataha mu nzu Salomo yamwubakiye. Icyo gihe nibwo Salomo yubatse Milo. Nuko Salomo akajya atamba 3 mu mwaka ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro ku cyotero yubakiye Uwiteka, kandi akajya yosereza imibavu ku cyotero cyari imbere y'Uwiteka. Uko niko Salomo yujuje inzu. Kandi umwami Salomo yari yarabaje inkuge nyinshi, azitsika Esiyoni-Geberi hahereranye na Eroti ku nkengero y'inyanja itukura mu gihugu cya Edomu. Maze Hiramu yohereza muri izo nkuge abagaragu be b'abasare bamenyereye inyanja, bajyana n'abagaragu ba Salomo. Baragenda bajya Ofiri, bakurayo italanto z'izahabu 420, bazishyira umwami Salomo.